murakoze nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri channel yacu Umuco Family Gospel TV. Tumaze iminsi tuganira kuri byinshi, tuganira n'abatumirwa, tuganira kubigize iyi channel ubwayo nkuko mwumva izina ryayo, bishingiye ku muco ndetse n'umuryango n'iyobokamana. Ibi bintu rero uko ari bitatu nibyo tumaze iminsi tuganiraho. Munyemerere mbahe ikaze abatuye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afrika muri rusange, East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda, Congo, Burundi. Abo ni abantu bakunze gusa naho bumva ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda. Harimo bake barwumva, hari na benshi barwumva. Rero ndaha ikaze nabo mu bihugu bya kure. Ubu igihugu, isi, umugabane bisigaye byegeranye cyane kubera ikoranabuhanga. Rero harabari muri Gabo, harabari muri harabo duhurira mu materaniro atandukanye ari online mu bihugu bitandukanye, Aziya, Burayi, Amerika. Hari n'abaduha ibitekerezo bari muri Canada no mu Bufaransa. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu Umuco n'Umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Dukurikira twese kuri channel yacu y'Umuco Family Gospel TV. Uyu munsi rero tugarutse muri izi studio, dusubiye imbere z'izi kamera kugira ngo tugirane ikiganiro cyiza. Nsaba yuko buri wese aho waba uri, tera agatebe ukurikire, wige, umenye. Kera habagaho akantu bavuga ngo iga ubeho. Uyu munsi rero ni iga umenye ubeho, kuko abize bose siko bamenya, abamenye bose siko babaho, kandi hari n'ababaho batarize, ariko burya baba bize mu bundi buryo butandukanye. Inshuti zacu rero bakunzi b'Umuco Family Gospel TV, nyuma yo kubaha ikaze ndashaka kugira ngo mbabwire ko turi kumwe n'umutumirwa mwagiye mubidusaba kenshi. Hari n'abarimo kutubwira Nkuba, ariko Nkuba ntago azakora wenyine. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana mu muzi kenshi, kuko ni umwigisha w'ijambo ry'Imana, ni umunyamasengesho, ni umuhanuzi, mumumenyereye ku bitangazamakuru bindi bitandukanye, ndetse hari n'ike ubwe akoreraho cya buri munsi ari bo bibwirire. Uyu munsi rero nifuje yuko mutumira nk'umupasitoro, kandi umupasiteri w'inararibonye. Pasiteri ngire ngo kuva mu 2000 nkuzi uvuga ivugabutumwa. Imana yampamagaye kera. Yaguhamagaye kera. Nka Samuel. Aha, ukiri muto cyane. Samuel harya niwe wumvaga inzozi akabyuka akajya kubaza umusaza, yumva Imana imuvugisha akiruka. Ubwo wowe uri Samuel rero. Imana iguhereza umugisha cyane. Ni umukozi w'Imana mu by'ukuri. Muzi ngewe kuva mu 2000, kandi mu 2000 nibwo isi yari yarangiye. Siko bari bahanuye ku isi, siko bari babivuze, ariko yaranarangiye, ariko ngire ngo hari mwindiye. Hoya. Icyo kintu sinzi nimba turi bukijyeho impaka tukakivugaho, kuko umuntu yaravuze ngo isi irarangira mu 2000. Ndi mu bantu nanjye biteguye kurangira ku isi, kwimeruka. Yego. Ndetse naniyakira yuko nanjye ubwo nagiye mu ijuru. None se yararangiye? Urebye ikiganiro, hari ikiganiro cyabayeho umugabo abwira undi, cyangwa se umukuru w'igihugu kimwe abwira undi ngo ntago bazongera guhura ngo bazahurira mu ijuru. Barangije numva ngo bahuriye muri Gatari. None abantu bakavuga bati se Gatari yabaye ijuru? Nanjye rero mbigeranyije mu 2000 nabonye bukeye duhari turya, numva yuko indi si twayigiyemo, kuko ngo Yesu azaza nk'umujura. Uburyo azadutwara ni ubizi. Hari igihe ngo tuzaba turi kumwe gutyo ntumenye ko nagiye. Rero nanjye bwakeye mbona nyiriho, numva yuko ijuru twajyanye mu ijuru. Hanyuma rero kuba dukurikiye, nuko twari dutangiye twanzitse mu mwaka w'2000, twari mu ivugabutumwa n'uyu mugabo mubona kuri kamera zanyu mukurikiye, Pastor Kenny. Tuguhaye ikaze, nicyo cyambere. Urakoze cyane Mushumba Reverend James, Imana iguhe umugisha. Urakoze kwitabira ubutumire bwacu. Hari ikintu nifuje, nubwo pastor ku abapasteri akenshi hano hanze babita ngo muri abafunga mutwe.
ugasanga icyo nshatse kukujyanamo kubera yuko hari ibyo wize, hari biri muri wowe, hari ibyo watwigishije ukanga kujyayo. Uyu munsi uri bunyemerere nkujyane mu cyifuzo cy'abantu benshi bari hano hanze gisa nk'iyobera ariko atari rimwe rya Bibiliya. Urumva njyewe ndi umutumirwa. Uri umutumirwa. Yewe wateguye ikiganiro. Imana iguhe umugisha. Nakwizeza muri iki kiganiro nuko icyo wateguye tuganiraho nicyo ndi bukubwire. Amen. Ubwo bimwe by'igishumba no kugira ibiki nabyo nubinzanamo turabikora. Ariko mutabinzanamo ndiyobora se andi iwawe. Naziwe nkikora ibyo nshaka se. Pastor ngo ahantu hose niwe byongeye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho tugeze ngo habari iwacu burya ngo duhita tuhabohora. Ariko mushumba Imana iguhe umugisha kwemera ubwitabire bwacu, ubutumire bwacu mukatwitabira ndetse mukahagera n'igihe. Reka mbanze mvuge ngo Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Mumeze mute mu busanzwe mu murimo w'Imana? Turashima Imana. Wigize uvuga ko ufite impano zirenze 12. Ndazifite. Ziri muri 20 ngire ngo ukuntu. Ahubwo hari n'izindi zigenda ziza. Hari n'izindi ntabwo uko winjira mu burambe bw'ivugabutumwa niko n'impano zigenda ziyongera. Hakazamo none n'ubona naribonye ni Imana iguhe umugisha cyane. Pastor Kenny, yego. Twagutumiye kuri televiziyo yacu Umuco Family Gospel TV. Yego. Cyangwa se Umuco n'umuryango n'imyemerere. Ni ikiganiro tuganira kenshi tugaruka ku kintu bita umuryango kuko umuryango umeze nabi. Ari wowe urabibona, urabyigisha, uri umugabo urubatse ufite umugore, hari ibyo muganira nk'umugore wawe, hari ibyo muhuza n'ibyo mudahuza, ariko mukagira uko mubihereza umurongo kugira ngo mube mukiri kumwe mutunze abana banyu. Ariko hano hanze hari amahana arimo gukorerwa. Yego. Ndetse byamaze no kurengera, bisa naho bikorwa n'abantu bakuru. Yego. Bisa naho bikorwa n'aba bantu bitwita ibyamamare. Yego. Abapasiteri bakomeye, abaririmbyi cyangwa se abahanzi bakomeye, ubundi twabyitaga iby'urubyiruko by'abantu biswe abambara busa. Barimo kwambara ubusa. Ese urabibona nawe? Ndabibona cyane. Ubwo no kuvuga ngo icyo nkubwira cyangwa icyo nkubaza urimo uracyumva cyane. Imana iguhereza umugisha cyane. Iki kintu ndagihuza n'ijambo nakumvanye rivuga ngo icyo bamwe bita ibiyobyabwenge, wowe si kubibona ko ari byo biyobyabwenge cyangwa se ari byo biyobyabwenge byonyine. Ntago ndi bukuvugira uri bubyivugire. Abantu benshi rero barabaje ngo ese ubundi definition y'ikiyobyabwenge ni iki? Ngo ikiyobyabwenge ubundi ni iki? Nka Pastor Kenny cyane ndetse mu nyigisho zawe kenshi ugenda ubigarukaho kuko usa naho ukora ikintu cyo gufasha abana bo ku muhanda. Kandi aba bana bo ku muhanda nibo dukunda kubonamo ishusho y'ibiyobyabwenge. Ariko ukuri guhari ubona yuko atari ko kuri ngira ngo. N'abatekerezaga gutyo hari ukuntu batabisobanukiwe neza, uyu munsi ushobora kubafasha. Ese kuri wowe ikiyobyabwenge iyo bavuze ngo ibiyobyabwenge aho ni mu bwinshi wenda, ariko ikiyobyabwenge ni iki? Hari abavuga ngo ikiyobyabwenge cy'umugore, ikiyobyabwenge ngo cy'urumogi, ngo kanyanga. Nyirizina kugira ngo dufashe aba bantu badukurikiye banatubajije, kandi nkumva hari uburyo bakimbweho, numva ndaryohewe ukuntu ikiyobyabwenge ni iki. Ni ijambo rimwe. Okay. Wenda Imana iguhe umugisha ndetse n'abakunzi b'iyi televiziyo, reka tuvuge ngo Imana ibahereze umugisha kandi umugisha mwinshi. Hanyuma kugira ngo usubize kino kibazo nakubwira ibintu bibiri bireba umuntu hano ku isi agomba kuba azi nubwo atabyubahiriza ariko akaba abizi. Yego. Kuko icyambere twebwe turabigisha bivuga butumwa bivanjiri. Bivuga ngo twemera Imana, twemera igitabo cya Bibiliya kuva mu itangiro kugera mu byahishuwe. Yego. Hanyuma tukagira n'ubuyobozi mu isi butuyobora. Kuko ndi mu Rwanda navuga ubwo Rwanda butuyobora. N'umugande nabagira ubuyobozi bwayo. Reka nibyo ngibyo n'u Rwanda rufite indi miryango irimo narwo ruyoborwamo. Yego. Nuko nkuko bimeze. Rero hari ibintu bibiri abantu baba bakwiye kumenya. Icyambere ni ukumenya ko hari Imana yageneye umuntu uburyo agomba kuba ikamuha amabwiriza n'amahame mu kuremwa kwe. Yego. Icya kabiri, hari n'ibihugu cyangwa leta nayo ishaka gutwara umuntu uko ibyumva kugira ngo bashobore gukorana uko nayo yabigennye iyo leta. Uko nayo yabigennye. Yego. Ibintu uko ari bibiri rero birahurira ku muntu umwe. Yego. Kandi nibihurira ku muntu umwe hari umwe biri buhurireho ibi bintu byose
atabifiteho amakuru. ari ukuvuga ngo icyo Imana yagambiriye ko aba cyo akaba atagifiteho amakuru ahagije, icyo leta imuyobora cyangwa igihugu cyagambiriye kuri we akaba nacyo atagifiteho amakuru ahagije cyane, bikamugwaho kandi ibyo rero bihinduka ibyo bita backfire, bihinduka umuriro. Ni nayo mpamvu usanga leta igira akazi kenshi yumva n'abantu bagira akazi kenshi. Ni umuriro ugarutse, ni umuriro ugarutse wisubiye. Kubera iki? Njyewe ndayoborwa n'Imana, ibyo yambwiye. Yego, nawe urayoborwa na leta, cyane ko iby'Imana ari nabyo bibanza. Ngira ngo iby'Imana nibyo bibanza, kandi ugiye akenshi 70% ibyo Imana itegeka akenshi ntizikunda kubihuza n'amaleta menshi. Aha, ibyo rero kandi byose birahurira kubera iki? Kubera ko iby'Imana bisa naho biba byoroshye. Reka nguhereze urugero. Iyo tugiye ku kintu bita umugabo n'umugore, yego, Bibiliya cyangwa Imana itegeka inshingano z'umugore n'imiterere y'umugore, igategeka inshingano z'umugabo n'imiterere y'umugabo. Irazivangura. Uyu munsi hari abashaka kuzivanga ngo zibe zimwe. Yego, ubwo ni mu buryo bw'Imana. Noneho ibihugu tubamo yaba u Rwanda n'ibindi nabyo bigashyiraho inshingano z'umugore n'inshingano z'umugabo. Yego, ibyo bintu nibitaza guhura, wowe nk'umuntu mukuru uri mu isi utarajya mu ijuru, urahitamo ibintu bibiri. Ndakora iby'Imana ishaka cyangwa ndakora ibyo igihugu gishaka cyangwa undi muntu ashaka. Ahubwo aha hantu pastor, Imana yatandukanyije inshingano z'umugore, imuhereza inshingano ze. Yego, ihereza umugabo inshingano ze, ihereza n'umwana yewe tutamwirengagiza inshingano ze. Ahubwo ibihugu bifata za nshingano birazivanga bigashaka ko buri wese zibizi. Yego, ni ukuvuga ngo wowe pasitoro urahabwa inshingano nk'umugabo, uhabwa inshingano z'umugore, uhabwa n'inshingano z'umwana. Kandi Imana yo yarabitandukanye. Ahantu Imana ibera igitangaza, yego, nuko ibintu by'Imana byo biba biri mu maraso, ni karemano, ni wabi. Yego, kuba ndi umugabo ni umugabo, umugore ni umugore. Ushobora no kuma inshingano z'umugore nkaba nazikora nabi nkanazica, ariko kuko byabaye itegeko nkemera nkazikora, kujya muri gereza cyangwa bikaba byateza n'ibindi. Ariko kimwe rero mujyo negira kumubwira, James wowe ufite inshingano zo kwigisha umuryango. Yego, urabanza uhitemo ibintu bibiri. Icyambere, uyu muryango ndawigisha mu iremwa ry'ubumana cyangwa ndawigisha muri siyanse na tekinoloji biriho. Yego, ibi bintu utarabivangura rero hari n'abazagutera amabuye kandi bazaba bari mu kuri. Kuko ikintu cya mbere umuntu agomba kugira position ahagararamo. Ukavuga uti ngiye ibintu ndimo kuvuga, kuko ibiri muri Loni bitandukanye n'ibiri muri Bibiliya. 100%. Bikeya bishobora guhuza, ariko ibyinshi ntibishobora guhuza. Cyane kuko ari umuntu. Cyane ko ibihugu byinshi biri muri Loni bigera mu 140 ntibyemera Bibiliya. Kandi imikorere y'ubumana twebwe tuyikura muri Bibiliya. Nabyo ubwabyo ahubwo se muri Loni bihuriramo ko bitemeranya kuri bimwe na bimwe mu bibigize. Urumva bo bafite politike yo kurucanganyukisha. Urumva oya umbabare ni mubwira kino kintu n'abankurikiye, genda avuga ibitekerezo byanjye n'ukuntu ibintu mbyumva. Yego, muri kubyumva, ariko ntekereza ko abantu benshi bari kuri iyi si cyane abadufataho imyanzuro, abenshi rwose babereyeho kugira ngo baducanganyukishe, atujyane iburyo nabona tugiye gukomeza, atugarira ibumoso nabona tugiye kugudugura, atujyane imbere kugira ngo agere ku cyo we yateguye kugeraho cyane. Kuko nimukomeza imbere urisanga utangiye no gushaka nko kumuyobora, uvuga utaha ni habereka du. Ahubwo urumva ufite uburenganzira bwuzuye, kandi sinishaka kuguha uburenganzira bwuzuye. Aho ndimo ndakumva. Noneho iki kintu waruvuze uti ni ibintu bibiri. Ku kibazo narimbaje ngo ese ubundi ikiyobyabwenge koko ni iki? Ni iyi leta n'imitegekere yayo, ni Imana n'imitegekere yayo. Ubwo warumbwiye ibintu bibiri, ubwo kandi unganishije kuri leta n'imyemerere ko ari nk'ibintu bona bihora bihanganye binahabanye. Ukuri kw'ikiyobyabwenge niho naringiye kugaruka rero. Yego, iyo tuje muri Bibiliya usanga birivuga ko umuntu wayobye ubwenge ari umuntu utemera Imana. Yego, uwo Bibiliya yamaze kumugaragaza nk'uwanyoye ikiyobyabwenge, kutemera Imana, uwo muntu aba yatakaye. Yego, aba yayobye ubwenge. Uruhande rw'ijambo ry'Imana ari rwo rwa Bibiliya. Bamara kutwereka umuntu wamaze gutakaza ubwenge, bakatwereka n'umufasha kugira ngo atakaze ubwenge ari we Satani. Icyo kirasobanutse. Kuvuga niba utemera Imana ukorera Satani, kandi Satani yazanywe no kwiba, no kwica, no kurimbura. Ukora ibyo ngibyo ntagira ubwenge.
niko muri Yohana iyo ni Bibiliya ni Bibiliya Orode yamaze kugaragaza umuntu watakaje ubwenge ubwo ukwanza Bibiliya imaze kutwereka ikiyobyabwenge icyari ni ugutakaza ubwenge ugakora ni ukutumvira Imana yego ubwo tayari bamaze kuba umunyabwenge biri muri Yohana biranditse ubwo iki ariko none ni ukuvuga ngo kutemera Imana ubwabyo cyamaze kuba ikiyobyabwenge cyane kuko Imana yakuremanye ubwenge ni nayo mpamvu birivuga ngo ubuze ubwenge abusabe nde abusaba Imana hanyuma iyi leta rero cyangwa izi leta isi n'amareta bavuga ko umuntu udafite ubwenge ari uwanyweye ibyo bita nyine ngo ni ibiyobyabwenge bakavuga kanyanga bakavuga urumogi bakavuga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nayo busubiremo ariko ku ruhande rwanjye si uko ngo mbyumva ngarutse kuri leta cyangwa n'ibihugu numva ko umuntu wese mbese ikiyobyabwenge uri kubyumva ni ikintu cyinjira mu bitekerezo by'umuntu kimukura ku murongo ukwiriye yahawe agomba kugenderaho ni ukuvuga ngo n'ibipinga bya leta aba yamaze kunywa aba yamaze kunywa ubwenge nyine gupinga leta ni ikiyobyabwenge gupinga Imana ni ikiyobyabwenge kandi twebwe ariko kuba dukurikiye bumva aka kantu muri komanteri baze kusa naho basobanuza ariko ndahari kugira ngo mbabarize wenda cyangwa se ngorora icyo batarimo kumva neza umaze kutugaragariza ukuri ko utemera Imana abari mu biyobyabwenge kutemera Imana ni ikiyobyabwenge urongera utugaragariza uravuga ati isi cyangwa se leta ziyoboye isi kuko kuvuga isi no kuvuga leta byose ni kimwe ntiwabivangura bo bakatugaragariza ko ikiyobyabwenge ari cya kintu umuntu anywa kikagenda kikamujya mu bwonko agasinzira cyane wenda cyangwa se ari byo badefinitse bakavuga ngo inzoga ngo intuze urumogi n'ibindi nk'ibyo none ubwo kuba dukurikiye turi bwumve ukuhe kuri tureke ukuhe kuko leta iratuyoboye ngewe icyo nakora erega leta iratuyoboye nta n'ubihakanye ariko abagena ibyo ngibyo nabo ni abantu ni nayo mpamvu icyo bita itegeko nshinga rihora rihinduka ubu ushobora gusanga iryo muri 2003 hari ingingo nyinshi genda nifuza ko rihinduka ni ukubera iki rero hari ingingo nateguye nshaka kujyana bakazongeramo ku buryo iki bihinduka rero rihinduka kuko babona ko ritakigendanye n'igihe uri kubyumva reka nguhereze urugero gatoya tugarutse mu idini mu myaka yagiye irangira uri kubyumva itorero rya ADEPR twakuriyemo ntiryemeraga ko abadamu b'abapasiteri kandi bakereka abantu ko ari icyaha ko ari bibi ariko bamaze kubarobanura baranaberekanye ejo bundi none ikibazo naribajije byari bibi cyangwa nuko banze kubwiza abantu kuri cya kabiri basabye abantu imbabazi ko bababeshye uretse umusaza watabarutse witwa Mpyisi niwe wenyine wigize kwatura agasaba imbabazi igihugu n'abanyarwanda ko yababeshye mwivuga butumwa ryose yababwiye wo maze ADEPR maze imyaka 70 inarengangira ngo ni hafi ijana bavuga bati umugore ntikirazira Imana ntibyemera none 2025 basanze ko agomba kuba pasiteri nukuvuga agomba gukorwa ibintu bibiri icyambere ni ugusobanurira abantu impamvu batari barababwiye ukuri icya kabiri ni ukubasaba imbabazi ko ntugiye kugumura abayoboke babo ntagomba guhumura ariko nabo ni abantu kuko barabyibaza nimba umuntu yarakuze azi yuko nyina umubyara kizira ko yahagarara hariya ku gatuti yego sibyo uyu munsi mushiki we akaba yahahagaze yego uwo muntu ntasabwa ko ntibisaba ko ahabwa ubusobanuro oya niyo mpamvu na leta yo habaye ikintu kidasanzwe ikintu cya mbere kuri sobanurira abantu yego kuko ubishinzwe ajya kuri televiziyo y'igihugu na radio y'igihugu bagasobanura iyo bavuze ngo tugereye amahoro polisi iragenda ikajya kuri televiziyo ikavuga iti tugereye amahoro bigamije iki n'iki 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 yego ni ukuvuga icyari gikenewe si ukubarobanura ngo babereke abantu mbere ahubwo kwari kubanza gusobanurira abantu n'icyo ubundi cyari cyarabaye ariko aha hantu none se pastor ubwo unteye ikibazo sasa kimwe n'abadukurikiye wenda tubizi hari abashobora kumva vuba none se ubwo turi bumenye ukuri nyakuri ko ari ukw'Imana ku mategeko yahaye uyu muntu dusubiye kuri cya kindi cy'ubuyobyabwenge wavuze uti Imana iravuga ngo utayemera ni ikiyobyabwenge kutayemera ni ikiyobyabwenge leta nayo ikatubwira iti kunywa ibi bintu niko gutakaza ubwenge ntabwo ariko gutakaza ubwenge kuko icya mbere leta yasobanuye wumvishije irakubwira ngo ariko iki kintu kirica iyi telefone ni mbi nuyinywa urapfa uri kubyumva urumva leta irasobanuriye iragusobanuriye ikweretse icyiza ikweretse n'ikibi
ni nayo mpamvu iyo ngeze aha ngaha njya mbwira abantu ko leta idafunga abantu. oya Kereka we ukuri guhari ntabwo ibafunga, ntabwo ibafunga Bafungwa kuko nande? ifite igitabo cy'amategeko iravuga ngo niwica runaka bizagenda gutya, niwiba runaka bizagenda gutya, nugambana runaka bizagenda gutya. ibaye ifunga abantu twese tukaba turimo, Yego, kuko natwe turi abantu, ahubwo twebwe turifunga kubera ko cya kindi twananiwe kucyubahiriza. kucyubahiriza. Wabyumvishije? Noneho iyi Mana yose kuki leta ifata uyu mwanya ikatwigisha kwirinda icyaha, ikanagaragaza n'icyo yise icyaha. Ngewe Imana ikagaragaza icyo yise icyaha, irakitwigisha cyangwa twagize aba bantu, nk'urugero wari utanze kuri iriya torero, batwigishije ibyo batazi cyangwa se hari ibyo baduhishe. none se Aryayobera. aba bakristo bose ndabizi ko abantu benshi hano badukurikiranye Cyane, cyane. ariko munyemerere mbabaze kandi muzabyandike muri comment. Ni ukuri, Icyaha ni iki? icyaha ni iki? Uri kubyumva? Eh. Ndakubwiza ukuri, uzasanga ibintu twize imyaka 70 twita ibyaha atari ibyaha. Oya da, Niko kuri. no gusoma agatamaze, Noze gusoma agatama ni icyaha? None se kwiba ni icyaha? Noze gusambana ni icyaha? Noze kurwana ni icyaha? None se irari ni icyaha? kandi na leta ibyita ibyaha ibyo, uretse n'Imana. Bibiliya se rero, ko ariko ibyita. Bibiliya iyo ibyita ingaruka z'icyaha. Yego, ubwo ingaruka z'icyaha Ni ingaruka gusambana. Soma ni gira Hari ngo ni icyaha umuntu aba yamaze gukora. Yego. Noneho icyo cyaha kikabyara ubusambanyi, kikabyara ubujura, kikabyara ubwibone, kikabyara ibyo ngibyo. Ubwo rero ibyaha byakozwe n'abasekuruza bacu ntabwo ari twe. Namwe mwabikora. Kuko ukuri kwashyizwe ku mugaragaro. Yego. Ukuri kwashyizwe ku mugaragaro. None se urumva, ariko se ku ruhande rwacu twirinze icyo ijambo ry'Imana rigaragaza nk'ikibi. Kwanga mugenzi wawe ni kibi. Ubwo iyo nakwanze mba ninjiye mu ngaruka z'icyaha cyangwa mba ndi mu cyaha. Iyo wanze mugenzi wawe uba ukoze ikosa. Impamvu nkubwiye ngo ni ikosa ntabyizi cyane iki. Yego. Nuko gukunda mugenzi we si itegeko. Na Yesu ntago yakunze abantu bose kimwe. Yemwe n'iyisa ntago bose abakunda kimwe. Kandi yaratwigishije ngo ntitugire undi mwenda uretse uwo gukundana. Yaravuze ngo nkunda abankunda. Ubwo abatamukunda abatamukunda ejo bazamukunda. Ubwo ntago abakunda. Niba munoneze zibe. Ariko wakunda gutukurwanya. Akunde na rushoferi se. None se nyine. Ibi bintu mwamuhambira abantu. Soma mu gitabo cy'umubwiriza 3. Haravuga ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo gukunda, hari igihe cyo kwanga. Umubwiriza we umuntu wamwanditse mu by'ukuri nanjye sinjya nemeranya nawe. Kuko ubwo usomye umubwiriza wapfa. Ubwo twagaruka kuri Bibiliya tukareba bundi yirizewe. Ukurikije siyansi, urebye ibyo siyansi irimo kugaragaza n'ibyo Bibiliya yagaragaje, bigaragara ko Bibiliya hari ibyo yaduhishe byinshi. Kuko siyansi nubwo tuyirwanya n'iki, ariko byibuza yo igendana n'ikiriho n'uwo munsi. Bibiliya rero ifata urugero ku cyakera kugeza ku kizaza. Ubwo urumva kwizera, kuyizera ntago ngiye gupinga, ariko kuyizera ukurikije siyansi n'ibyo irimo gusohora n'ibyo tubona no munsi wa none gushobora kugabanuka. Akandi ntabwo ari cyo tugamije. Turakora iki ko kwizera ibi Bibiliya bidashingiye kuri siyansi byayoboye isi kandi bikayiyobora neza? Ikibazo kiravuga ngo turakora iki kugira ngo tugere kuki? Kugira ngo dutunganye, uyu munsi wenda ngarutse nko ku kiganiro nyirizi nicyo gisubiraho cy'umuryango, kugira ngo tugorore umuryango. Kuko uyu munsi turabona ko umuryango usa n'uwagoramye, wamaze gutakaza inzira. Iyo nzira tuvuga yuko yawushyizwemo n'uwawuremye ariyo Mana. Imana irema umuryango, iravuga ngo uzagende gutya ubyare wororoke. Uyu munsi umuryango ntukeneye kubyara, kuko hariho abagabo bashaka kwendana n'abagabo. Aba bantu ntago bagamije kubyara. Umugore wendana n'umugore ntibagamije kubyara. Ntibamaze gutayanzira cyane. Turakora iki ngo aba bantu tubasubize mu murongo mu gihe tubona Bibiliya igaragara nkaho hari ibyo nayita dusobanuriye neza? Ngewe nkubwiye ngo hari icyo nakora, naba nkubeshye mbeshye n'abanyarwanda. Rwose nsingiye kugira ngo nirarire, cyo kora kimwe cyo nakora. Yego. Ni ukwigisha ijwi ryanjye aho ryagera hakaba ari aho ngaho. Ariko ibintu simbifitiye ubushobozi bwo kubihindura. Ariko ku ruhande rwawe kuki ushoboye? Yego, nagikora. Wagikora. Ubona ari nk'iki rero? Icya mbere nuko
uruhande rw'Imana rwo turwirengagize kuko abantu benshi ntibananarushaka turureke. bashaka no kurwumva se bashaka kurwumva kandi baburana ngo insengero zirafunze kuko ari byo bashaka nirwo nabajyanamo, ariko urw'Imana turwihorere rwose turureke basi twiyoborerwe n'amategeko twiyoborerwe twisubirire kuri aka kantu wise ikiyobyabwenge ukakivuga mu buryo bubiri. Yego, sibyo? aho wagarutse cyane ku ijambo rivuga ngo utemera Imana. yego, kutemera Imana ni ikiyobyabwenge ubwacyo. sibyo? noneho kugira ngo dufashe kuko leta inzego zibishinzwe za leta cyangwa se iz'amategeko iz'ubutegetsi bwite bwa leta zidushishikariza kwamagana cyane icyo bise ibiyobyabwenge mu rubyiruko. sibyo? kandi ukuri guhari Bibiliya yamaze kutugaragariza ko kutemera Imana ari ikiyobyabwenge. yego, turabishishikariza dute? ese ibyo biyobyabwenge turabidefinisa gute? kuko leta yamaze kugaragaza ibyo yita ibiyobyabwenge. iravuga ati abanyamatorero, abakuru b'amadini, abavugabutumwa cyane kuko ari mwe mukunda guhura n'abantu benshi, mwamagana iki kintu bise ibiyobyabwenge mu rubyiruko. ariko uyu munsi abambara ubusa ku karubanda bakifata amavideo ntabwo ari urubyiruko gusa, ntabwo ari urubyiruko, harimo n'abakuze. aba bantu babwirwa kubyamagana umubare munini nabo bari mu babikora cyane. turakora iki pastor? dufashe rwose. Njyewe numva hari ibintu bitatu byakorwa. icya mbere leta yabiganiraho, urumva, ikabiganira nande n'abanyamadini. yego. icya kabiri bakabicencura bakabikuramo umwanzuro. yego, uri kubyumva? kuko impamvu nkubwiye uko nguko mu by'ukuri iki kintu kigendanye n'ibiyobyabwenge njyewe sinigeze nyumva. yego. nkanjye ku giti cyanjye ubushize narakubwiye ngo njyewe nabaye ahantu naranahakoreye umurimo w'Imana, uranahazi, ahantu bita Igikondo Sodoma. muri Sodoma naganiriye n'abagabo mu 2000 hari hakiri n'ubusambanyi bwinshi, naganiriye n'abana, naganiriye n'abakecuru. nta muntu n'umwe wigeze ambwira ko yayobye ubwenge kubera ko yanyweye inzoga cyangwa yagize ibiki. ahubwo abenshi bambwiraga ko impamvu bagiye kunywa ibyo ngibyo ari uko ubwenge bwari bwaramaze kuyoba. bwayobeye hehe? bwayobeye mu miryango yabo bavukamo, mu miryango yabo bavukamo. uri kubyumva? bivuze iki? bivuze ko igisubizo cyo kugabanya ibiyobyabwenge gifitwe n'umuryango, ntabwo gifitwe na leta. none icyo turimo gukora ukinjiyemo neza uragishobanuye. ni ukuvuga ngo umuryango niryo shingiro ry'ibintu byose, ni naryo rifite ishingiro, ni naryo rishobora no kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa kubihagarika. ntekereza ko leta cyane yacu y'u Rwanda ishyira imbaraga nyinshi mu kurwanya ibiyobyabwenge pe. yego. kuki bidacika? kuki bitago imiryango itarumva iyi fenomene kumva bino bintu, kumva ko bafite mu nshingano zabo kurwanya ibiyobyabwenge? ubu nk'ejo bundi naho zindeba ubushakashatsi bw'abana ngo batewe inda bakiri bato 14, 13, 17, 16. yego. ugasanga ngo abakunzi babo, ni ukuvuga ngo uyu muhungu n'uyu mukobwa bakundanye bato, umubare w'abateranye inda niwe uri hasi uherera ku yindi yose. yego, sibyo? ahubwo ugasanga batwebwe bakuru, abagabo bubatse ingo bafite ingo zabo, niwo mubare uri hejuru mu gutera inda cyangwa se mu guhohotera babana. yego, sibyo? aha hantu ntabwo ndi buhagarukeho cyane kuko byagusaba kugaragaza uruhare rw'uyu mwana mu guterwa inda kwe, uruhare rw'uyu mubyeyi wamuteye inda. twaramanutse insanga umubare wa gatatu ngire ngo mu bwinshi ni abanyamuryango, family. ndi so wanyu, umwana wawe urumva mbese cya kintu cy'ikiryango. umwana ntatinye, umugabo ntatinye gusambana n'umwana wa mukuru we cyangwa se wa murumuna we, kandi amushukashukishije utuntu. noneho nkurikije uko navuganye nawe ndavuga ikiyobyabwenge ubundi twakidefinisa dute? ko iki nacyo ari cyo, kuko uyu mubyeyi ujya gusambanya umwana wa se wabo, James wagiye gusambanya umwana wa Kenny, sibyo? kandi Kenny
ari mukuru wanjye wo kwa data wacu nuko hari kwanza nabanje guta ubwenge ahubwo ntose urumva ubufite kandi kinakoze mbere ntikirimo kuvugwa harimo kuvugwa ingaruka z'icyo yakoze herega icyo nicyo kibazo nimwe abanyarwanda bavuga ngo ntabwo watema igitu noze watema igitu utarimbuye imizi ubundi ukaba urimo gukora iki n'ejo cyakongera kigashibuka ubundi ibiyobyabwenge birimo amoko angahe hari nk'umubare watugaragariza wenda urugero kuko ntabwo wabibara byose ubundi ibiyobyabwenge kiri mu moko angahe ubundi ibiyobyabwenge bakavuga ibinyobwa bisindisha bakavuga ibyo bitabi ubwo n'ibitumurwa sinzi uko babidefiniza bakavuga n'iki kindi ibiyobyabwenge ariko se ntibishingiye aho n'ubusambanyi ngira ngo ariko ubusambanyi bukumirwa n'uwamaze kwiyoba reka ntabwo ari ibyo ngibyo gusa mwe ni mubishakira aho ngaho muza n'amagambo mabi ni ikiyobyabwenge amagambo mabi ni ikiyobyabwenge ugera iwa mugore akakubwira amagambo ukabuhurutiye agatebuka kumusimu utanabitekereje cyangwa se ahubwo ukayambwirira hano nanjye nkataha njya gushyira mu bikorwa amagambo mabi nayo ni ikiyobyabwenge kuko n'aba bicana benshi usanga umugambi wateguriwe hanze ibyo yumvishije bigenda bimujyamo agataha ajya kwikiza uyabwirwa noneho dufashe wenda ntabwo uri bubivuge ntabwo uyu munsi ngusaba ubushakashatsi wakoze ariko ubura n'ahantu nabukora kenshi nk'urugero watanga wenda rukeya rushoboka icyo twakwita ibiyobyabwenge amoko y'ibiyobyabwenge ni nka yahe uravuga uti ijambo ribi ni ikiyobyabwenge sibyo inkuru tuhanye cyangwa se izo basigaye bahana bariya bari hirya hariya ubwaki iki kintu cyinjiye ni ikiyobyabwenge sibyo ese ibiyobyabwenge dusubiye kuri iki kibazo tubidefinise mu moko nkangahe kuko abantu be kuguma kwishuka ngo ikiyobyabwenge ni ukuba wanyoye ugasinda ikiyobyabwenge ni ukuba wanyoye urumogi kuko ni nabyo biyobyabwenge nyirizina bagaragaza uyu munsi ni inzoga n'ayo matabi za kokoyine n'ibindi buriya wowe uri umushoferi utwara imodoka yego reka nguhereze urugero rumwe buriya ushobora guhagurutsa imodoka uri kubyumva yego hari fitensi ihagurukirwamo imodoka yego ariko iyo fitensi siyo yihutisha imodoka ntabwo ari yihutisha kugira ngo imodoka yihute bitewe n'aho urimo kugendera ugenda uhindura amafitensi yego ni ukuvuga gutakaza ubwenge rero hari ahantu bihagurukira ariyo mpamvu ntavuze ngo niba ngibi tuvuga ngo nibyo ahubwo byongera kuyoba ubwenge njye navuga ko ni ibyongera ibiyobyabwenge ni ibyongera kuyobya ubwenge ibiyobyabwenge ariko si byo biyobya ubwenge mu by'ukuri inyongera z'ibiyobyabwenge ni inyongera z'ibiyobyabwenge ahubwo bikarushaho kwiyongera uzi ko duhaye n'ijambo ryiza ni ukuvuga ngo inzoga ubusinzi n'ibyo bindi ni inyongera zo kuyoba ubwenge ni inyongera z'ibiyobyabwenge yego ariko hari ibiyobyabwenge ubundi ikiyobyabwenge gihera mu muryango yego ubundi ikiyobyabwenge cya mbere gihera mu muryango ni mu muryango ni ikihe amagambo wahabwiriwe uburyo bagufashe icyo wifuzaga imibanire yabo ubundi ibiyobyabwenge biba mu miryango nta nubwo biba mu icupa umunyarwanda oya ntabwo biba mu icupa ibiyobyabwenge ntabwo ariho biba oya ibiyobyabwenge biba mu miryango ahubwo biza ibiri mu icupa byihutisha nyine wa wundi wabutakaje hano hari ibintu abantu bagarutseho bibajije wenda nze kubikubaza nubwo batari bantumye kukubaza ariko nibyo bibazaga tuvuga cyane ku kintu cy'ibiyobyabwenge bansaba bavuga bati ese ikintu cy'ibiyobyabwenge kuki mutakivugaho mu biganiro byanyu by'umuryango ariko uko bashakaga ko nkivugaho siko njye nari nahisemo kukivugaho njye nashaka kubanza kwigisha umuryango numara kwisobanukirwa ukamenya ko ari umuryango uzamenya ibyo wirinda n'ibyo urinda abandi bo hanze kuko burya wirinze uba urinze uriya urinze uriya uba wirinze cyane ariko icya mbere gihera ku kwirinda wowe yego nk'uko wari uvuze uti bihera mu muryango hari ikibazo kivuga ngo ese ku biyobyabwenge ari byo biri natire karemano dukura mu miryango ari nayo ntandaro kuko dushoboye gukemura mu muryango n'ibi byagabanuka urugero nimba umuryango wa gikristo bigisha abana kwirinda inzoga ntabwo ikosa umwana azakora azitwa ko yayobejwe ubwenge n'iki n'inzoga sibyo none tukavuga tuti ese uyu muryango urimo kuvuga ngo aba ariho duhera mu kwirinda ibiyobyabwenge ubona hagati y'umugabo n'umugore n'umwana bagize uyu muryango uwagira uruhare runini mu busumbane wenda mu gukumira iki kintu kiri bujye ku isoko kikitwa ikiyobyabwenge abantu batari bahishura nk'ikiyobyabwenge koko za nyigisho mbi zo ku mashyiga duherebwa ku mashyiga sibyo ninde ese byaba kangahe ku ijana
ngewe icyo nakubwira muri ibyo ngibyo, yego, tugarutse muri Bibiliya ivuga ko ari umugabo, yego, ariko iyo tugarutse mu mategeko ni mwese, ubwo umugore n'umugabo, umugore n'umugabo, ariko muri Bibiliya izo nshingano Ni zo gutunganya iz'umugabo. ibidatunganye mu rugo, mu muryango, ni iz'umugabo. ni iz'umugabo. Uyu munsi umugabo aravuga ngo ni umwe n'umugore kuri buri cyose. Yego, Ibyo ubwabyo nabyo birimo kwica uyu mugabo kuko byamwambuye inshingano, ntibyazimwambuye, byazigabanyije. byazigabanyije, kuko baravuga bati umukuru w'umuryango, bombi ni abakuru b'umuryango, itegeko rikabigena Yego, yuko muri ku rwego rumwe mu kuyobora yego, umuryango. Ese ibyo byo ntibishobora kuba ariyo mpamvu iki kintu cyahishwaga mu muryango kigakemurirwa mu muryango kirimo kujya hanze, ngira ngo cyagera hanze tukabona ingaruka zabyo, akaba ibyo twita ibiyobyabwenge kandi byatangiriye hariya. nabyo birashoboka, kuko igihe wenda waruzi ngo hari uburenganzira ufite bukagabanyuka, ukagira undi mufatikanya, noneho kandi mutagomba kumva kimwe, byanze mutagomba kumva kimwe, uburyo murera abantu, uburyo mujera ibintu, uburyo mugira ibiki, of course nyine biteza ikibazo. kwigisha abantu kumvikana ku cyemezo, Yego, kuko kutumvikana ku cyemezo, kuko ariwo mujyi wa leta n'igihugu, nibyo twabigisha. hanyuma hari uwibajije noneho aravuga nujya ngo ku mujyi wa Bibiliya ubwo uzababwira ko ari umugabo, ariko nujya ku mujyi wa leta uzababwira ko bagomba kubyumvikanaho. Umwana mwamushaka ko yiga mu ishuri rya leta mukabyumvikanaho, mwamushaka ko yiga ahantu hose mukabyumvikana, mbese ni ibyo ngibyo. yego. Ubyo wasubirije kimwe n'ibyo abantu bibazaga ngo umugabo ni kangahe ku ijana, ese umugore we ni kangahe ku ijana, cyangwa umwana ni kangahe ku ijana, ariko bamaze kutugaragariza yuko izi nshingano Ni izabo mu buryo bw'imyemerere zari zahawe umugabo. Yego, ariko ku bw'isi turimo n'amategeko Ni kandi bose. bishobora byose bifatikanya kuyobora uyu muryango, yego, ni bose Yego. bazifitemo aho rero inshingano. niho hananiranye Aha niho hananira muri ya kumvikana. miterere nyine rimwe natangire nkubwira. Abadukurikiye murumva yuko kuba umugore ahabwa inshingano zingana n'iz'umugabo mu kuyobora umuryango, ko yagombye kugira uruhare nawe mu gukumira iki kintu gisa naho cyari kiri mu muco nyarwanda, ntibijye hanze. Ni ukuvuga ngo aba bana bajya hanze bambara ubusa, ni ikiba cyamaze gucika wa muryango, kubera ko umugore n'umugabo wenda ikibazo ntikiri ku bana. Wigeze uvuga urugero wenda niba ari ubushakashatsi ubu ngubu mu by'ukuri izo ndawo zivuga ngo ziterwa abana, baziterana umwana ku mwana nibo bari hasi 15%, abandi bari muri 40%. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga muri uwo muryango n'ubwo busa n'ibyo bindi barimo kugira gute, ibyo abanyarwanda bavuze ngo uwibahetse abayigisha uwo mu mugongo, kandi abana nabo bose ahubwo turabashyiraho urubanza badafite. Turabashyira ntabwo ari bo, kuko turabayobora. Aha, reka twibaze tugana ku musozo pasiteri, kandi tugushimira kuko ufashije abantu gusa naho bagura imyumvire ku kintu bita ikiyobyabwenge, mu by'ukuri no kubyigisha. Hari n'ababyigisha bamaze kwita mu mutego, sibyo, wuko ahaguruka akajya kwigisha ko inzoga ari ikiyobyabwenge, kandi inzoga itabaye ingaruka y'ikiyobyabwenge ni inyongera y'ikiyobyabwenge, nk'uko umaze kubibagaragariza hano. Rero hari uwibajije, reka mbicemo twihuse kugira ngo twinjire ku musozo, ngo ese ye mu muryango, birasa naho batubaza rayivu, ibyo byanantunguye cyane, kandi si rayivu, ngo mu muryango nimba bimeze gutyo, ubwo byagendaga wenda ku kiganiro nari nakoze, ese mu madini cyangwa mu myemerere ho ubona bimeze gute? Iki kibazo ndi bwifuze yuko uza gusa n'usubiraho mu gusoza, mbarize kimwe n'aka kandi, ngo ese ye mu byamamare cyangwa se abagafasha abantu bazwi cyane ho bimeze gute? Ababo ni ukuvuga ngo bashobora kudufasha iki kugira ngo ibi bintu tubikumire, kuko ari nabo bavuga ijwi rigera kure. Ariko uwibaza arebazaga ngo ese ho bimeze gute, yarabajije mu madini, mu myemerere no ku byamamare, kubikomerezwa. Reka mpere ku byamamare, nicyo cyoroshye kurenza ibyo bindi. Yego, kuko kugira ngo ibi byamamare bishobore kurwanya bino bintu, icya mbere nuko babyumva kandi bakabibona nk'ikibazo nabo ubwabo. Nibabona ari ikibazo bazabirwanya nk'ikibazo, ariko n'iyi saha
ntibarabona ko ari ikibazo ahubwo nibo babitanga nibo babitanga ni nabo banabitera n'inkunga ahubwo yego kuko uyu mwana wiyambura ubusa ngo aba yarebye filime yarebye runaka ko yiyambura ubusa kubera iki mu ndirimbo nyinshi zitambuka zitari gospel nubwo no muri gospel birimo kugenda bitugeraho usanga mu kuririmba igitsina gore cyambara ubusa cyane kuruta igitsina gabo urumva nyine ni bya bindi ni ugutakaza umuco ubundi umugore aba akwiye kwikwiza uwo ni we wanagenewe no kwikwiza yego kuko ariko niba watakaje yikwize niba utikuje sinavuga wenda ngo ni icyaha ariko watakaje umuco uruhare rwanyu nk'abagabo kugira ngo uyu muntu yikwize n'uruhe cyangwa se abibeyura bimareho uruhare rw'abagabo ni ugufata inshingano n'igihe bitari ngombwa ariko zafasha kandi ngo ari mwe mu bibakoresha tubakoresha ibiki uramubwira ngo kuramo ndebe ese koko ibyo nibyo niko oya ibyo nabyo simbyemera gutyo ahubwo we ahubwo ngira none se mu madini bimeze bite reka wenda icyo tukihorere twirebere mu madini bimeze biti bihagaze bite kuki mwebwe abapasiteri mwebwe abavugabutumwa mwebwe abagafashwe bimenya bwose muzwi mwebwe abasengeye abantu mukababatiza mwebwe abigisha imibanire mbere y'uko bashyingiranwa sibyo mwebwe abashyira ku meza y'umwami mukibuka urupfu rwa Yesu kuki iki kintu musa n'abatereye iyo mukagiharira leta kandi ari mwe mufite ibanga ry'Imana ryo kwigisha uyu muryango akaba ariko dusorezaho n'iminota yagiye wenda ntiturambirane mu bantu icya mbere ni uko tugomba kumenya tukemera abanyamadini bankurikiye rwose muranyihanganira mubishaka mutabishaka ariko muri ibi bintu turi abanyantege nkeya ubundi izi ngizi si n'inshingano za leta leta ishobora kuzifata kuko uwari uzifite yazirengagije cyangwa atazikoze inshingano zo gutunganya umuryango abanyamadini nibo bakabaye baba iya mbere ariko umuryango kwanza wangirikiye mu madini yego kandi aribo bashinzwe kutwereka rya hame rya mbere ry'Imana mbere y'irya leta none se bararyerekana kuryerekana watanze urugero kuri ADPR uvuga uti aba bagore kuki ubundi batasengerwaga ubundi hari sobona byari iki cyari cyarabaye nyine utekereza ko ari iki wowe dayimoni none se ikindi ni iki dayimoni kayobora imyaka 100 none se ni iki nyine si ikinyejana twinjiye mu kindi kinyejana oya nibyo bikwereka ko n'idini naryo ubwaryo rifite ikibazo singaye na leta ifatira amashingano yabyo nabyo nyine rifite ikibazo mutubabarire abatwumva n'abadukurikiye rwose pasiteri biramurenza aravuga ati ubwaryo ahubwo idini rifite ikibazo kuko imyigishirize buriya noneho ni ukuvuga ngo pasiteri umusaza wacu yaratabarutse Imana imuha amahoro n'imigisha mpyisi icyo yihannye cyari ukuri kuko twigishije nabi soza mu gusoza kwacu wagiye tugira inama byinshi wagarutse kuri byinshi watugaragarije ikiyobyabwenge icyakabaye cyitwa ikiyobyabwenge nyirizina icyo ari cyo ndetse n'aho cyakemukira kuko gikemukiraho cyabereye mu muryango kandi natwe twahagurukiye kwigisha umuryango cyane cyane ku kintu bita umuco twagiye tugeranya nk'itegeko ry'Imana yahaye umuryango noneho dusoreze mu gusoza kwawe utubwirira abadukurikiye ku Muco Family Gospel TV ese ibi byose tuvuzeho nibyo wemera nibyo utemera kuko hari ibyo twagiye dusa naho tuburanaho tutabyumva kimwe ukavuga uti ngewe nkanjye numva ari uko byakabaye bigenda wasoza ugiriye ihe nama ku bantu bishingiye kuri wowe nyine ko ntago uri bubabwire ibyo nge shaka cyangwa ibyo leta ishaka urasoza ubwira icyo abadukurikiye ubagiriye ihe nama cyangwa se ubatungira urutoki rw'icyo bakabaye birinda kuko turashaka kurwanya ikibi kandi ikibi kukirwanya no kwigisha icyiza ngewe abadukurikiye inama nabagira ndayibagira mu byiciro bibiri ndagira inama bakuze ubwo ni imyaka y'ubukure iyo leta ifatiraho sinzi niba ari ingahe ubwo barayizi yego noneho ngire n'inama abari hasi y'imyaka y'ubukure yego icyo nabwira rero abafite imyaka y'ubukure
nuko nimwe mufite inshingano zo gutunganya ibidatunganye mutegurira urubyiruko rukiri hasi. Mukabikora gute rero? Mukabikora mu magambo, mukabikora mu nyigisho, mukabikora mu rugero. Ibyo bintu uko ari bitatu. Yego. Ukavuga, ukigisha, ugatanga urugero. Ugasa n'ibyo urimo kuvuga. Yego. Reka kubwira umwana ngo wambaye gute, we wambaye gute? Soko. Igisha, tanga urugero. Uri kubyumva? Ibyo bintu biraza gufasha abo hasi. Cyakabira abo hasi rero namwe. Yego. Ndazi ko mwishoye mu bintu byinshi, ariko sinzi niba hari umuntu waza muri comment akambwira icyo byamumariye uretse igihombo byamuteje. Abenshi n'igihombo bagaragaza. Byagutereje agaciro mu rungano rugwe. Icyakabiri, CV yawe urimo kuyubaka ujya imbere izaba mbi. Cya gihe azaba akeneye kubahwa. Yego. Atarabiremye akiri mutoya cyane. Icyakabiri, kugira ngo ugororwe ushaka kugarurwa n'ijambo ry'Imana cyangwa ukagororwa n'imbaraga za leta mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. So nkaba navuga rero bazu balance nguvuga utari kubundi ibintu ndimo kwishoramo byangira bimfitiye umusaba bifitiye inyungu, ukuremo icyo uri bukore. Pastor Imana guha umugisha. Ikindi nasorezaho. Yego. Igihugu gifite uturere ngira ngo 30. Yego. Biramutse ari ibintu bishoboka. Niyo batakubaka ibigo. Yego. Ariko muri buri karere hakaba harimo yaba inzu, yaba ofisi, yaba iki ishinzwe gukansoringa buri muntu wese urimo kugenda atakaza ubwenge. Kuko impfu ziri kuba nyinshi, abantu bari kwicana, ibintu byakomeye, abantu barambara ubuza ariko nkuko leta ishyiramo ibindi imbaraga n'ibishyiramo imbaraga. Ari ngiye utanze igitekerezo, nababwira nti mugerageze byibuza muri buri karere habe harimo centre cyangwa ikigo kiri bufasha umuntu. Bigeze kubitangira birangirira mu kirere, ngira ngo sinzi aho byarangiriye, nabyise mu kirere kuko ntahazi nyine. Kuko mu kirere ntago tuhazi. Mwisanzure ntituhazi. Bashyiraho inzu ariko bibandaga ku gitsina gore kuri ibi ngibi ngo by'ubukandamize kuko bakandamijwe ni nk'urwahukaniro rw'umugore. Nimba bimunaniye akaba ari hajya. No guteza ibibazo. Kuko umugore yo yahukanye ibyane ko waza tuvuga. Umugore yo yahukanye yahukanira iwabo handi ajya ni hehe. Aho ubuse ko batakihakonera ko basigaye bahukanira ngo muri ribu na hehe. Oya ahubwo arahukana akajya no muri ghetto. No muri ghetto. None bari abana. Niyo mpamvu rero leta yari yashyizeho nk'iyo centre cyangwa se icyo kigo aba bagore bahajye, leta ibone aho ibigishiriza hamwe, ku rundi ruhande rumwe na shoshe n'uyiyumva. Noneho ushobora kwiga akumva hari ibyo yamenye, akaba leta yamufasha gusubira muri rwago cyangwa se kwiga gukomeza ubuzima atari ukwiyambura ubuzima, kuko hari abiyambura ubuzima pastor. Noneho baza no gutekereza ku cy'abagabo, kuko abagabo uyu munsi barimo gutingo byabaye bibi, ntago turi bubiganireho. Uko wari utanze igitekerezo wavuga uti ngewe wowe icyo wifuza nuko habaho centre y'abantu bose hatariho ivangura ngo umugabo n'umugore urushye n'uremere. Ubwo se ni nko gusanga Yesu. None nkuko umuntu arwara akajya kwa muganga. Ubu se hari akarere kankubaze, hari akarere mu Rwanda katarimo ivuriro? Nta kuretse n'akarere n'umurenge ntaho. Naho harimo bwita centre de santé, harimo poste de santé. Ibyo bintu byagabanya. None se ko n'uru ruhare leta yarushizemo, iyo bavuze ikintu ngo isange, n'urwego leta yashyizeho rukorera mu bitaro rufasha aba bantu bamaze kuyobya ubwenge nk'uko babivugaga. Baze kukirujya mu bitaro ko hariho basamira ubuzima, ko hariho basamira ubuzima, hari ababaje kumusana mu mutwe. Ibyo ntabwo sinzi impamvu babijyanye. Bubaka igitandukanye n'ibitaro. Urumva mu bitaro haje warwaye, undi we ntaba yarwaye, haje wagize ibiki, undi we ntiwamaze kugaragaza wowe yuko ikibazo kiba cyabaye mu mutwe hano. Ariko se wa mugani kuru wagaragaje uruhare. Reka tubiharire abadukurikiye muri comment zabo, niho tuza gusa naho, kuko ntago wabivuga byose ngo bisoze pastor. Ntago wabisoza kuko nk'ubu hari ikibazo twasimbutse kandi tutari buvegaho n'ubundi gisubira ku kiyobyabwenge, ariko tugomba kuzaganiraho nabo ndetse banakibanzeho nyuma yo kumva comment zabo. Ukuri guhari nuko leta yahagurukiye guhana abanyabyaha, cyane cyane
bifashisha ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge babishyiraho amategeko akarishye no munsi wa none polisi y'igihugu RIB nk'ubugenzacyaha n'iki ariko ntabwo baricara ngo batekereze ngo aba bapasitoro aba bavuga butumwa aba babigisha tubona kuki tutabahuriza hamwe nk'uko bahuza abamotari tukabaganiriza tukumva nimba harimo 2-3 bashobora kudufasha gukumira mbere yo guhana icyaha icyo ngicyo nicyo numvaga tuzasubiraho ubutaha ahubwo se wenda nkanditse kuri ako kuki abo bapasiteri bumva bafitiye ubushobozi simbizi kuki abo bapasiteri bumva bafitiye ubushobozi ko ari cyo bafasha leta kuki batayigira ngo batari aha nabafasha kandi nta no leta yabujije hari we yanze se ntawe yabujije ntawe yabujije ubu ugiye ukavuga uti ngewe hari igitekerezo n'ubu ujya ku kare none se ubwo nicyo nashaka kugira ngo usorezeho ni ijambo rimwe mu nota umwe cyangwa se mu masegonda ufashije abana bari munsi y'imyaka y'ubukure n'abantu bakuru bari ku myaka y'ubukure kuzamura iki cyiciro cy'abapasiteri ni icyiciro cyihariye burya ntabwo ari igifite ubumuga ariko ni icyiciro cyihariye kuko gikora ku bantu kigakora no ku mana gikora ku marangamutima y'abantu kigakora no ku buzima busanzwe kandi wigize gusa n'ukikoma uvuga uti ahubwo abapasiteri ntibakumve nabi ushingiye ku byo batwigishije n'iki bo urasozanya ijambo rimwe mu isegonda rimwe n'iki wabwira abapasiteri nanjye ndimo icyo nabwira abapasiteri nibegereye leta bakora umushinga bereke leta uburyo bayifasha kurwanya ikibi icyo noneho leta iwange no mujye mugabo atari twashatse kubafasha baranga icyo nicyo muri wowe wumva abumva bitabareba rero ntababikora harya simbizi ntabo ndabona ko dufite umusanzu mukeya kuri leta nimba ari ibyo mukeya nyine murakoze ku bari badukurikiye Pasiteri Kenny arakoze Imana imuha umugisha atuganirije amagambo meza kandi aganisha ku bisubizo nicyo cyiza cyawe Pasiteri n'abatwumva wagiye usa naho uganisha ku gisubizo ku cyatangaye ntabwo ari ikibazo babarije abantu ngo basige mu rungabangabo ahubwo wagiye ubahereza ibisubizo Imana ibaha umugisha niyo mpamvu twahagurutse tugatangira gutekereza iki kigo cyitwa Family Strong ni ukuvuga ngo gufasha umuryango gukomera ku byo gusubira ku muco nyirizina kuko uyu muco nubwo barimo kuwutesha agaciro wayoboye umuryango mu binyejana uyu munsi turi mu kinyejana cya 21 mu binyejana hafi 20 byose hari ibyagiye bitakaramo ariko hari naho byagenze neza rero gusubizaho umuco kongera kuganira ku muryango guhaguruka tukavuga abapasiteri numva wagaragaje yuko byagira umusanzu munini byahereza leta kuri uyu muryango Imana iguhereza umugisha rero ku bari badukurikiye mwese turabashimira turavuga tuti umutumire wacu w'uno munsi wa none atugira inama nini nimudufashe iyo nama kuyumva icyo ni icya mbere kuyikurikiza ni icya kabiri no kuyimenyekanisha ku bandi nacyo ni icya gatatu uwo ni umusanzu turaba dusangiye kwigisha umuryango gusubiza ibibazo kujya gukemukira mu miryango ibibazo ntago bikemukira kuri kamera ntago ibibazo hariho Pasiteri mumbabarire kuba nshushe n'utsubira ku ijambo ku isegonda rimwe hari abantu bajya gukemura ibibazo by'umuryango kuri kamera akabizana umugore n'umugabo umwe akajyaho ejo akavuga amatakaragasi nge niko mbyita ejo n'undi nawe akaza kumwishyura kuri kamera amatakaragasi so bumviye inama bagiriye yuko ikibazo cyose kugira ngo gikemuke neza ari uko gisubizwa mu muryango kuko niho gikomoka ni nako Imana yabigennye ku bari badukurikiye rero Imana ibahereza umugisha cyane mwakora subscribe mukakomentinga nk'uko twabibasabye kuko komantere zanyu nizo dushingiraho dusubiza cyangwa se dutumira ushobora gusubiza ibyo bibazo byanyu nk'abari babaje ku bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge Pasiteri Kenny arabafashije kandi cyane so rero turabasaba kugira ngo mukoreshe yabigere kuri benshi ariko munanakurikire mwige mumenye twe nicyo dushoboye nicyo nasoza mvuga iga umenye ubeho nk'uko ikiganiro cyacu kivuga ngo ni umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana uwamenye Imana aba yagize ubuzima uwamenye Imana aba yamenye ko agaciro ko kubaho uwamenye Imana yirinda ikibi uwamenye Imana ntago ayoba ubwenge so reka nsoze mbashimira mwari kumwe na Pasiteri Karemera James n'umutumirwa wacu Pasiteri Kenny
wasezera kuba bagukurikiye. Murakoze, Imana ibamugisha, mwakoze kuntumira, twasoza tubasengera kugira ngo Imana ibafashe. Amen. Mana turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo byawe, tugushimiye kugira neza, tugushimiye kubw'ikiganiro cyiza cy'umuryango, tugushimiye kubw'iyi televiziyo n'ubuyobozi bwayo n'umuhate n'ishyaka bafite. Mwami Imana, ibintu byose bishingira ku muryango. Rero ukomeze gukora imirimo n'ibitangaza, utanga amahoro, utanga urukundo, kandi izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Shalom, Imana ibahereze umugisha kandi bahire. Kimwe mu bizakubwira ibirori biteguye neza no kuzareba naho byateguriwe. Ibi nimbikubwira ndagira ngo nkurangire ahantu heza ho gutegura ibirori byawe, ndetse bagashyiraho n'umwihariko ku bunararibonye bwabo ubudasa mu gutegura ibirori no kubishimangira. Ahangaha ni kuri Oasis Guest House. Aha kuri Oasis Guest House uhasanga ibyiza byinshi birimo ibyo kurya bisukuye biteguye neza, bakagira ibyo kunywa bimeze neza cyane, bagira kandi jaride nziza zo gukoreramo ubukwe ku bategura ubukwe, bategura ibirori bitandukanye, bakagira sale zo gukoreramo inama, bakagira kandi ibyumba byo kuryamamo byiza cyane. Si ibyo gusa kuko bagufitiye na sale zo gukoreramo inama mu buryo butandukanye. Reka nkubwire ko rero ahantu heza ho kwishimira, heza ho gukorera ibyiza by'umunsi wawe ari kuri Oasis Guest House. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri iyo nimero mubona kuri ekara, hanyuma bakagufasha rwose. Ni hariya mu Karumuna uri kwerekeza mu Bugesera.